isano bifitanye ese ubundi bihurira he isano emoji nonsense. What's up friends, welcome back to my channel. Amazina ni Andy Karen Joy. Ku bantu batari basanzwe basuriye channel, welcome guys. Uyu munsi rero mu Isano show twabateguriye ibintu byinshi kandi byiza. Mukunda kubona nyine hari ibintu bibaho mu buzima ugasanga ufite nk'inshuti, a friend wawe ariko ugasanga arakulimita, umuntu batavuga rumwe cyangwa se batumvikana ukumva nyine ntabwo ashaka ko wowe umuvugisha, kandi ntago ari ibintu byiza cyane kuko birashoboka ko ngewe n'abandi inshuti yawe ariko nkavugana n'umuntu mutari inshuti. Rero guys, reka turebane kano ka video muraza kumbwira nitumara kukareba ukuntu mwabyumvishe ibyo bitekerezo nende kubabwira, turaza kuvugana nirakarangira. Wow! Kikongo! Ndagufite mwana wa. Zeshe umukorera. Zanasha. Urimo urakora ibiki mwene wacu? Kiko ndararanye Kiko! Kiko! Oh no! No shaka mbabaze ye. Ntawe mutwara. He's so protective. Tureba aho mucekera sha. Hireba uburyo umuntu ameze nk'agapupe. Kadupupu umuntu yajyaga akinisha kera. Oh my god. Vayasha cyo gitwa cyawe. Icyo kinwa cyawe jya hirya. Wow, Kiko ngari kafite n'imbaraga. Umuntu barabushwanyuza ubundi simwe mukunda kurya. Kiko ngo yavuye n'amaraso. Imagine umuntu wawe kurwaniriye gutya. No Kiko ngo banza apfuye neza. Yaragiye ndagufite mwana wa. Arakiromye. Yaragiye. Oh my god, twari tugiye sha. Kiko turagiye. Ndagufite agenda nawe. Ngwino. Ntabwo nsiguye umuntu. Baragiye. Wow, harari imigozi. Ngwino twifatanire sha. Ngwino. Mbega ibintu byari byiza. Byari mwabonye Kiko ngo uburyo atabaye umukobwa bakamubabisinze ikidinezuru kimurumye hano amaraso arava, nyine ubonaga ko amaraso yamenetse menshi kugira ngo umukobwa mutabare. Kandi mu bantu barebye filime ya Kiko ngo wabonaga ko hari abantu bajyaga baza babarukira rugendo ibintu byabo bakabimena mu mujyi agashwanyaguza ibintu byose. Nyine biragoye kugira ngo wubwire umuntu nyine ko Kiko ngo uri nkura mukobwa kugira ngo umubwire ngo Kiko ngo ni umuntu mwiza, nyine ntabwo ushobora kubisobanura ngo bikunde, ariko namwe rijya mu ruhande rw'ura mukobwa.
Kikongo yaramutabaye ahantu hose, akemera bakamuruma, akemera bakagera gute, nyine ni ibintu byinshi yamukoreye. Niyo mpamvu twabigereranyije no kuvuga ngo mbese inshuti yawe ishobora gutuma ikubuza uwo muntu batavuga kimwe ngo ntimube inshuti kubera ko nawe atari inshuti, kuko byanga bikunda hari uburyo mwahuyemo, hari ibintu byinshi uwo muntu aba yaragukoreye, hari ibintu nyine muba muziranyeho nubwo wenda wamuzi nabi ariko ushobora gusanga umuzi neza. Tugendere kuri la filime ya Kikongo cyane kuko abantu muyizi mwabonaga ibintu yakoraga ari kurebe uburyo atabaye umukobwa. Buriya aramutse akubwiye ati ngewe ndi no mu rukundo na Kikongo, wahita uvuga ati ahubwo uranasaza, kiriya kintu kizanakwica. Ariko nawe urebye neza uriya mukobwa waba uzi neza ko Kikongo atakwica, kuko ukurikije ibintu mwanyuzemo, uburyo yagutabaye, wavuga ko ari umuntu mwiza. Mukomeze mumbwire ukuntu mubitekereza. Ese wowe inshuti yawe yakubuza umuntu batavuga kimwe kugira ngo ntimuvugane kubera ko ngo we ngo batavuga kimwe cyane? Mumbwire ukuntu mubyumva. Mwakoze kurebana aka video nanjye, byari byiza, kandi mukomeze mukurikirane Isano Show. Nakagaruka, bye bye. Isano bifitanye ese ubundi bihurira he? Isano Isano